imodoka ya mbere ngiyi kabiragiye ngiyi dore ngiyi kandebe nimba bagiye muri BK Arena baratashe se baritahiye bayinyuzeho bayireba dore timu bimwe navugaga yo timu ya Bruce Melody ngiyi iritahiye dore ngaba baratashe ngaba baratashe dore batashe imbokoboko dore ngabo baragiye ibyari igitaramo dore ngabo baragiye ngabo uko bagenda ngo data yamaya gakenyero nyenyeza mama nigendere dore ngabo nuko bagiye nuko batashe inkungugu narinzi ko apereri yishobora kuba yategura Rayon Sport ariko umuntu witwa Bruce Melody nawe hano barabateguye muri iki gitondo kabisa barababwira ati we ngizi bouncer za Bruce Melody ngaba barigize timu ya Bruce Melody ngo uyu mubi cyane ngira ngo nawe murareba kuntu bambaye kuva hasi kugera hejuru niye minyawo yimpaya nanjye ndavano muri BK Arena ngaba rwose binjira mu mamodoka ibyari igitaramo byahindutse ruhago nguyu Joby Joshua ushinzwe ibikorwa cyangwa se imbuga nkoranyambaga za 155 AM nguyu nanjye ndabaherekeza paka binjiye muri BK Arena ibi bintu wa mugani wa Kinege narenze ko ari ibya match za hani wacu Kigali bagutegura kugira ngo utawugendamo bakavuga ati washyizemo amarozi ndibaza kwa Munyakazi bashize sha umva ko bigenje ikaze nanone kuri BK Arena ni inyubako yahariwe imyidagaduro ni Eminyawe Empire kuri kamera ndi kumwe na Yago Pondate aka Karimu nizere ko ameze neza cyane nk'ibisanzwe ngira ngo muri video ya mbere nabahaye ngira ngo mwabonaga abamwe bo muri mwitsinda rya Symphony cyangwa se mwitsinda rigize Symphony Band ndetse nabandi Bruce Melody yifashishije kugira ngo bakomeze gutegura igitaramo cya The New Year Groove cya The Ben cyangwa se n'ubunini ngaruka mwaka cya The Ben yatumiyemo Bruce Melody kigomba kuba mu kanya gato cyane mu masaha abura make cyane kugira ngo rube ruhanye inkoyoyo narinzi yuko nkuko nabibabwiye narinzi yuko muri football ari wo honyine bashobora kuba bagutegura cyangwa se umuntu yagutegura akaba yagukorera ibindi bintu wenda akavuga ati Rayon Sport banje mu kibuga yashizemo uburozi APR yabanje mu kibuga yashizemo uburozi no kwa The Ben na Bruce Melody nabo ngo The Ben ari kwikanga uburozi bwa Bruce Melody none subu nimba umuntu bamwangiye kumwinjira muri BK Arena cyangwa na timu yiwe urumva wowe ubwaye wakeka iki kari cyo kintu ndi kubabwira ngo rero timu yose ya Ben bari hano muri BK Arena kabisa banze yuko timu ya Bruce Melody batinjira muri BK Arena kuko naje mu gitondo ngiye nageze hano mu gitondo nka sari ngira ngo video ya mbere abantu mwayibonye iyi niyo ya kabiri noneho iba confirma inanabereka yuko Symphony Band na timu ya yose na timu ya Bruce Melody banze ko binjira muri BK Arena kandi bagombaga kuza gukora checking nkuko bisanzwe nimba barayikoze sound birakunda ariko nanone burya ku muhanzi uri professional cyangwa se ku muhanzi ushaka ko ibintu bye bari kuri level yumva bishakamo nanone agomba kugaruka no ku munsi w'igitaramo mbere yuko byibura nk'amasaha 5 cyangwa 6 mbere yuko igitaramo kiba agakora checking rero Symphony Band ku isaha y'isatatu bari bageze hano kuri BK Arena ngira ngo muri kubabona mu mashusho basohoka mu nyubako bari babashije kwifashisha kugira ngo bayibicemo babe babasha kuba baganira barebe nimba babemerera kwinjira muri BK Arena ngira ngo muri kumubona Claude arasohotse ngira ngo muri kubona itsinda rinini rigari rya Symphony Band ngira ngo muri kubona mwarimu w'umuziki ku nyundo yitwa Mighty Popo nawe ngira ngo muri kumubona ngira ngo muri kubonamo itsinda rikomeye ry'aba bateri ndetse nabaza kubakinga Bruce Melody hano muri BK Arena bose nyine binjiye mu mamodoka yabo mushobora kugira ngo rero berekeje muri BK Arena ariko nkuko muri kubibona nago berekeje muri BK Arena
bafashe umuhanda nyine baririmba ngo data yamaya gakenyero nyenyeza mama nigendere debeni dora rakidukoza yiwe dosobeye wacu amara masa nemubarebe baragiye dore nuko bagiye iyo ndirimbo ntago ari njye wayihimbye timu ya Bruce Melody banze yuko yinjira kuva ku isaha y'isa 3 bose baratashye ngira ngo muri kubireba muri video bose barigendeye ariko nkibaza nimba umuntu umutumiye mu gitaramo kubera icyo udashobora kwemera ngo umuhereze umwanya agenda akora ibyo ngibyo ibi bintu bigaragaza ni professional wenda mwana biteguye cyangwa nabyo ni ibintu mwateguye kugira ngo mube mwabasha gukurura amarangamutima y'abantu ariko nanone nimba ari uko mwabikoze sinekereza yuko Symphony Band n'iri tsinda ry'aba bazungu cyangwa muri kubakirira agapira mushobora kwanga yuko abantu baza kwinjira muri BK Arena ngo baze kugerageza ibintu byabo none si BK Arena nubundi ko mwatumiye nimba utumiye umuntu mu gitaramo tujye ibi bintu nuko tubivuga mwarangiza mukavuga ngo ngaba bantu ngo mukuru amatiku ngo mukuru iyi video ninjye wayikoze ntago ari ngaba singa babashoreranya nk'imisuri igiye konera umutindi nago batashye hano nago bari barimo birenze udufiriti n'udukira erega none se ubuturisanga reba ku isaha n'isaha igeze isaha n'isaha isa 7:46 none se igitaramo nago kiri mu kanya abaturage mu kanya nago batangiye kuzano kuza kuri BK Arena none se ubu nimba Bruce Melody mu kanya muraza gutangira muvuge ngo Bruce Melody ibintu nibipfa nimutangira muvuge ngo Bruce Melody ngibintu ngo yabiteguye nabi ngo The Ben yateguye ibintu bye neza none se ibingibi nibyo bibagaragariza ko ababanzi babanyu bakomeye ni ibingibi bibagaragariza ko ababanzi banyu bose bakomeye ngiye nta numwe magaze hako shabundi we wavuye wanyuriye aba bahanzi bombi ukari babiri Bruce Melody na The Ben nimba The Ben utumiye Bruce Melody ngaze mu gitaramo cyawe ukaba wangiye ko abantu ba Bruce Melody baza gucekinga ibintu byabo bose baratashye none se ibyo bintu mwebwe murumva ari byo ubu muraza muzatangira muvuge nimwumva byibura hari nka mikoro yasaraye muvuge ngo murareba ngo Bruce Melody ngari hasi ngo urwego rwe ruri hasi gute nimba abantu baje saa moya za mu gitondo baje gucekinga ibintu byabo ibyuma byabo mwese mukaba mubasubije dore imodoka zaje kubafata babasubije kuri Kigali Universe ngo niho bagiye gukora repetition mutekereza ko mwebwe ibyo bintu ari sawa Alex Miyoboke urimo hano muri BK Arena ba Ankostin nababonye dore nguri uyu musaza bamwita aba basaza bose baba muri timu ya Bruce ya The Ben bose bari hano muri BK Arena so bari dore nguri ya Joshua singuri ya Joshua muri Kigali Protocol dore ngu wagiye kwinjira ubwo rero abo bose nimba muri kubibona dore nyine boss wanje Jado nyine dore nawe abagiye dore nguko rero ibi bintu ndi kubabwira ni izina ry'Imana ngiye nzavuga ukuri ni nenda nzakuzire Alex Miyoboke na timu yawe mwese mwatumiye Bruce Melody muri iki gitaramo ibi bintu muri gukora ni ubugoryi ntago imyaka mwese mufite mwagakwe kwa muri nimwe ndamunyima amatike sininjira mu gitaramo cyanyu ibyo mbona nabibonye nyine nibyo nje kubwira abanyarwanda ariko ibi bintu ni ubugoryi ni ubupumbafu ntago ibi bintu ntago ari byo ngende hano kuri BK Arena ibi bintu nabibonye Symphony Band basubiyeyo irijwi nurikate urishiremo uyu ntago ari muri Symphony Band ntago ari wavuze ngo buretse singibise ngibi nabifashe mfite video y'iminota ni video yishiremo aravuze ngo banze ko twinjira baje hano mu gitondo saa 4 none subwo nimba mwaratumiye umuntu ngaze mu gitaramo uyu munsi mukaba mumushubije yo gutya mukanya naza mu gitaramo muratangira muvuge ngo umuntu ibintu yabiteguye nabi ibi bintu Muyoboke Alex ndakuba uri manager bihe byose nimba ari kuwo mwanzuro mwafashe ibi bintu n'ubugoryi ni n'ubupumbafu mwese aba muri iyo timu mwese ngiye kubahita mbahimbizina mwebwe murimo muratangira umwaka mwigize inkoko muri gira inkoko guteze nimba ibi bintu mureke ni mwebwe muzana ihangana mu muziki nyarwanda mota ndabeshye ubu wazinduka ugiye kunywa esase ho ugasanga ngo bafunze amasitasiyo yose ntago byakubabaza abantu barazindutse mu gitondo baje mu gitaramo nako baje gukora checking mu bashubijeyo ibi bintu ariko ntago ari njye nyine wayipostinze Emikinege niwe watangiye avuga ngo ibi bintu ngo bimeze nka bya bindi nyine none subwo mbabwira iki singuwo Joshua ntago bose bari hano ubu se murambwira ko ibi bintu none babaye babiteguye babaye ari byo mwateguye da tukavuga ya mutekereza ko ibi bintu ari sawa ni mureke nimba muje mu gukora igitaramo mukora igitaramo kinyuze mu mucyo
mukora igiteramo abanyarwanda babone, nimba ari Bruce Melody w'umuswa abumuswa tumubone, nimba ari The Ben w'umuswa abumuswa tumubone, nimba ari The Ben w'umuhanga turabona nimba ari umuhanga, nimba ari Bruce Melody w'umuhanga turabona yuko ari umuhanga. Ariko niba aba bantu baje hano mu gitondo cya kare mukaba mwemeye mwanze yuko binjira, ntago ibi bintu ari sawa, ibi bintu ntago ari sawa. Mwese ubu ngiye guhita mbahimba amazina, mwese ari uwita 001 haba ari Taigabi, mwese ngiye kubahimba izina, mwese mugendera mu gatebo kamwe. Uyu mwaka 2026 ikiri The Ben ngiye kukwita izina, nawe Bruce Melody ngiye kubita izina, muzahite muvuga ngo Eminyawe 2026 yatubatije amazina, kandi ngiye kuyababatiza. Kari mu mitiramo izina nita Bruce Melody, mwitiriye. Uwari Munyakazi ngiye kumwita Munyakazizi. None se wowe ubundi kuki timu yawe yose uyizana yonyine wowe utaje kubaherekeza? Munyakazizi, wari Munyakazi arahita ahinduka Munyakazizi. Uwari Taigabi mwite ngo iki? Uwari Taigabi nyine nanjye ndamwita Taiga Yaka, kubera yuko ntago ibi bintu mbyemera, ntago ngiye imyemere, ntago ngiye imyemere. Uwari Muyoboke Alex manager ibihe byose, uyu munsi uyu mwaka ngiye kukwambura rino zina. Ndabizi ubu nimuza kubona nyine iki kiganiro ntago muri bwemere ko ndibwinjira muri BK Arena, ntago mujye mwemera ko abanyarwanda bari buze kubabwira ko abasibo barimo bagenda sinabaririmba indirimbo. Ntago ibi bintu abanyamakuru bo mu Rwanda kubera ko rera benshi mwese mwana nafashe n'imande, ntago mushobora kuzanga ibi bintu ngo mwicare mu bibwira abantu. Ubu abaturage bari hirya no hino ku isi bagiye gufata Bruce Melody nk'umuntu udafite ubwenge, cyangwa ni ibintu byabo nibiza kuba bikorora bavuge ko ngo Bruce Melody ntago yigeze yitegura, kandi mwabangiye kwinjira muri BK Arena. None erega karuta kandi karakamera. None se nimba Bruce Melody yarifuje gutwara Symphony Band uyu munsi akaba ari babagiye, none se erega ibyiza bijya ibindi byiza biri iki se iki? Yago nawe ndakwirukana nutangira kuzana ibyo bintu, tujye tuvugisha ukuri man. Nereka nago nje naka ibintu ndi kukubwira, nje ndi kuvuga ibintu nukurengera umuziki nyarwanda. Uwitwa Alex Muyoboke ngo hayi sare respect, ariko ibi bintu akagatekerezo mwazanye naga ari sawa. Mwari kureka Symphony Band bakaza bagacekinga ibyuma byabo, aba bantu baje barabishura, nago baje gukorera ubuntu, ndabeshya se barabishura. Ariko wenda ngewe hano ngewe ndarara hano ndanahirirwa, ariko se nimba Bruce Melody yohereje timu ye ngo baze gukora checking, mukaba mwanze yuko iyi timu ya Bruce Melody yinjira, abantu bageze kuri 30 na bangahe ngo muri kwitwaza ngo nago babahaye ngo liste ngo yabo mbere. Ariko murabizi naga babana ari abantu bavuye ahandi, murabazi naga ari abantu bavuye mu gasozi. Wangu iki emikinege nyine ari hanze. Oya kuba hanze ni kimwe, kuba hanze naga ibi bintu naga reka ngiye nkubwiza ukuri, naga ibi bintu kandi ngewe to be honest tujye tuvugisha ukuri. Reka nangira umwaka mbajugunyamo imiriro yanyu. Ibi bintu The Ben na timu ya mwese muri gutegura ibi bintu n'ubupumbafu. Mwari kureka aba bantu bakaza bagakora checking sound bakabyumva neza bikarangira bagataha amahoro. Ariko se nimba abantu bazindutse mu gitondo baje saa 3 saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 mwanze ko binjira muri BK Arena baritahiye, ubu mukajya twumvishije ngo timu yose banze kuza, abo bantu mwabarenganya se? Ereka abanyarwanda bishyuye amafaranga y'u mwana mureke gukina n'amafaranga y'abantu baje kukumvaramo izi ndirimbo zanyu. Ibyo bintu n'ubupumbafu man. Aka kajwi gashiremo usko navuze ngo nyine ngo baratwangiye, nyine barabangiye. Ako nanone reka nanjye reka ngarukemo gato. Ako sha nawe Taiga ubu wateguye ubu ugiye kwikanga Munyakazi. Ubu nibwo bwa mbere menye uko no mu muziki nyarwanda haba mu burozi. None se ubu ngubu nimba mutangiye kwikanga ko hano muri BK Arena hashobora kuba harimo uburozi, ubwo nyine Ben yikanze uburozi bwa bwande bwa Bruce Melody. Iyamwemerera sakagenda bagakora, ndabeshyara. None bo nago bari gukora sound check. We nshaka makuru neza. None saha ndyamye ahangaha naje oya barimo hari hose nababonye bazindutse mu gitondo cya hakoze uko ibintu uvuga utabizi, uzuko ibintu utabizi. Areka kanagahinda we, akanagahinda
ngewe nitwaye Eminyawe y'Empire. Ariko rero reka mbabwire iki gitaramo nongere mbibasubiriremo ku munsi wacyo hagati ya Ben na Bruce Melody, umwe muri bo haraza kuba umuhanzi uciriritse. Abanyamakuru ba mu Rwanda reka ibi bintu mbibabwire, muvugisha ukuri, muzavugisha ukuri byabereye muri BK Arena, ntimuzabeshye. Wenda ngiye kubera iki kiganiro kigiye gusohoka baraza kunyima accreditation kubera ko mvuze ibintu babakoreye hano, ariko ni muyinyimasha nanjye ndaza njyame hano abaturage ko bari busohoke babivuga. Kari ngewe ejo ntabwo wabonye ibintu byari bibereye i Kanombe, ibyo byose ni ibintu mbitse. Ariko na Rema mwatumiye, na Rema waje nawe yitwa ngo Rema nde 001, warabibonye kuri Instagram ko na Rema yitwa Rema 001. Ariko ngewe nta muntu nshyigikiye, ngiye ndi hagati nk'ururimi. Impamvu nanivuze ibi bintu ku ruhande rwa Bruce Melody birababaje, sibyo? Ariko abanyarwanda namwe muzi kureba. Ikindi, Bruce Melody yasohoye indirimbo ngo ni pompo, nimba ari pompo. Ariko rero nawe yayisohoye, mugende muyumve, baraza kwicuranga ke nimugarura yabivuze. Ariko please guys, nimba mushaka ko umuziki nyarwanda ubu muziki uri ku rwego rumwe cyangwa urundi, ntabwo Chris Brown yatumira Davido ngamuzane, Davido naza gukora checking sound, naza gukora check sound ngayange yuko ajya kuyikora. Wapi? Iyo uri umuhanzi wizeye wa wizeye uri number 1, nimba wita Tiger bwira team yawe bareka ibyo bintu. Ariko ushobora no gusanga The Ben atanabizi, The Ben ndanamurenganya. Inama y'Imana ubu ngubu wasanga yibereye mu. Ariko mwese nabonye mujya kwiragiza Nyagasani nubundi sha, iyo umwana ari bupfe ngaho ndebera iriya se nayo ni Spiro. Uzabaze Spiro niyo moto ya mbere mu Rwanda, nawe uri murazana ibyo ngibyo. Spiro niyo moto ya mbere mu Rwanda, nta yindi moto mu Rwanda yaruta Spiro. Spiro wowe, Spiro se kari babakanda nzugi babandi bavuye gukora ngo kakazi ko mu rugo bakaza bagahita birukanyira kuri Spiro, nyine nayo ikabacurika. None se si ibyo ngibyo? Spiro niyo moto ya mbere mu Rwanda. Ubwo utemera ko Spiro ariyo moto ya mbere azajye kuba muri Wazarendo, wo naga ari umunyarwanda. Ubwo sibyo nibiki Spiro. Ubu none bivuze yuko umuntu wese wo muri timu ya The Ben, umuntu wese wumva yuko ari matanga iki gitekerezo cyo gutuma abantu babasubiza inyuma, mwese nabahimbye amazina nyine ndayabaha. Uru ruganda rurimo umwanda, wa mugani wande w'ababana. Uru ruganda rurimo umwanda, none kandi abantu bababwira yuko ngo bakunda umuziki nyarwanda nibo bawangiza cyane. Aba bana bo muri Symphony babyutse bagombaga kuruka, sibo baraye bacuranze muri cya gitaramo cya Kevin Kade, sibo baraye bacuranzemo, bagombaga kuruhuka. Ariko banze kuryama, baraza baravuga ngo dushyire ibintu byacu ku murongo. Mwanze yuko binjira, mwabahejeje ku muryango. Ikiganiro cya mbere abantu bakibonye, icya kabiri dore ngabo nabo bashoreranye nk'imisuri igiye konera umutindi, baratashye basubiye kwa Bruce Melody. Ubu mukanya nibaza gucuranga ibintu birimo amasaku nyese nyejuru, muraza gutangira ngo muvuge ngo nkwe, kandi biraba byaturutse kuri iriya timu. Nge nta timu magazemo, nta hantu ndi. Ariko umugabo nyamugabo, umugabo w'ukuri arahagaragara akarwana nk'umugabo, ntago arwana nyine nka Wazarendo niyo ijya ku rugamba bayikubita igasiga imbunda akabarizo barwanisha. Ni hahandi umwana uri bupfe niyo wamuhanido, baramujwigiriza umwuka ugahera. Please twubake showbiz nyarwanda. Ibyo navuze ntawe nanifuje gukomeretsa, ariko nanone ntago genshigikiye ibi bintu. Abantu muri timu ya The Ben, ibintu murimo mukora ntago ibintu byagakwiye kuba biranga umwaka wa 2026. Nimba ari umuziki nyarwanda, nimba ari Bruce na Ben bagiye gurira muri BK Arena, mubareke. Umwe afite umuhogo we n'undi afite umuhogo we, mubareke besurane nk'abagabo. Ndabesha Kari, mubareke besurane nk'abagabo. Ariko nimutangira kuzana ubusinici, Imana izabati bishanga nyine. Bageze hano mu gitondo baje gukora sound checking, birangira babangiye. Rero baraje baricara ahangaha, bahamaze hafi isaha n'igice, hagati isaha n'igice n'amasaha 2. Ngaba baba bawusa ba Bruce Melody nibo bari guherekeza
timu ye cyangwa se timu yabo